Nshuti muvandimwe, nongeye kugusuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana iduhane umugisha. Nk'uko rero bisanzwe tugiye gukomeza twige n'ibindi byigisho bigiye bitandukanye, ndetse uyu munsi tukaba tugiye kwigana ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Imana ntiyaduhishuriye byose, uko tugomba kwitwara ku byo tutahishuriwe. Ni insanganyamatsiko y'ingenzi cyane, ubwo turi mu gihe kibi, ubwo abantu baharanira gushaka guhishurirwa ibyo Imana itabahishuriye, cyangwa se bagafata ibyo bitekerereje ubwabo bakabisobanura nk'aho ari byo bahishuriwe n'Imana, cyangwa se bagashaka gufata inyandiko bakazivugisha ibyo zitavuze. Hari icyo dusabwa rero. Icya mbere tugomba kumenya ko bimwe mu byo tugiye kurebera hamwe turaza kwibaza tuti se hari ibintu runaka Imana itaduhishuriye? Kuko no muri Bibiliya dufitemo igitabo cyitwa Ibyahishuwe, turaza kubirebaho ibintu bitandukanye. Ese ni ibiki byahishuwe? Ibitarahishuwe ni ibihe? Ese twakwitwara dute kuri ibyo ngibyo bitahishuwe? Ni icyigisho rero n'ubundi mwateguriwe n'ababwirizabutumwa b'abakorerabushake bitwa Almost Home Ministries. Hanyuma kandi ni icyigisho cyaringanyijwe kandi mugiye kukizwaho nanjye Majabu Areruya Tito. Mbere y'uko tujya mbere, mureke twiragize Imana. Mwami Yesu, turagushimira cyane ko duhaye amahirwe akomeye kugira ngo twige ijambo ryawe, ducukumbure tumenye icyo wavuze muri Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusabye umwuka wera ngo agenderere umutima wa buri wese uri kumva iki cyigisho, ndetse n'undi wese uzacyumva, kugira ngo ugire icyo ukora ku mibereho yacu y'ibya-mwuka, tugire urwego tuvaho, tugire n'urundi tugeraho, kandi ibyo bidushoboza kurushaho kwitegura uko bikwiye. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Ingingo rero z'ingenzi tugiye kuganiraho muri iki cyigisho ni izi ngizi. Mbese hari ibintu Imana yaba yaraduhishe cyangwa ikaba itarabisobanuye neza? Ni nk'ibihe n'ibihe? Kuki bimwe na bimwe Imana yabiduhishe? Mbese ku byo tubona bitasobanuwe neza tuba dusabwa kwitwara dute kuri byo? Mbese dukwiriye kwigisha ibintu biteye urujijo? Mbese ingaruka zo kuvanga ibyanditswe n'amarangamutima ni izihe? Mbese inshingano yacu kujya mu mpaka ku bitarasobanuwe neza? Mbese ni inshingano yacu kujya impaka ku bintu bitasobanuwe neza? Mbese kugaragaza ibidasobanutse nk'aho bisobanutse rwose, ibyo bintu biva ku Mana? Mbese bigira izihe ngaruka? Ni iki dukwiriye guhora dutumbiriye kurenza ibindi ku bijyanye n'agakiza kacu? Reka turebe icyo Uwiteka Imana yabivuze binyuze muri Ellen White. Amagambo tugiye guheraho rero aboneka muri Bibiliya, mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, igice cya 29 umurongo wa 28. Haranditswe ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Iri ni isomo rikomeye cyane ritwereka yuko Imana ubwayo yareruye, irabisobanura neza, irabivuga yuko hari ibintu bihishwe. Ni isomo ryemeza, ntabwo ari isomo ritangira rishidikanya cyangwa se riri kubyibazaho. Ni isomo ryemeza ridashidikanya yuko ibihishwe birahari, ariko ni ibyande, ni iby'Uwiteka Imana yacu. Ariko kandi hari ibyahishuwe. Ibyo byahishuwe ni iby'abande, ni ibyacu twebwe ndetse n'urubyaro rwacu kugeza iteka. Impamvu yaratanzwe ngiyi ni ukugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Impamvu ibyahishwe byazigamiye Imana, ibyahishuwe bikaba iby'abantu, ni ukugira ngo ibyo bidushoboze kumvira amagambo yose yo mu mategeko y'Imana. Rero nk'uko twabibonye mu byo tugomba kuganiraho, harimo no kwibaza ngo ni izihe ngero zimwe na zimwe z'ibintu runaka Imana yaba yaraduhishe. Tugiye kureba ibihamya bitandukanye
ntabwo ari byose ariko ni bimwe na bimwe abantu benshi bashobora kuba bazi cyangwa bagasoma biruka bicaye hejuru bagenda, ariko biranditswe mu nyandiko dufite, by'umwihariko ibitabo byasemuwe mu Kinyarwanda turabifite. Tugiye kureba bimwe na bimwe mu byo Imana yagaragaje neza yuko ibyo bintu bitagenewe umwana w'umuntu kubimenya. Ingingo ya mbere, nta n'umwe uzi igihe imbabazi zizarangirira n'igihe kwamamaza ubutumwa bwacu bizarangirira. Tugiye kubireba mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 837, aho ni kuri paji 229 mu gitabo kiri hard copy, ndetse mu gitabo kiri soft copy ni paji 138. Kuri ino ngingo ya 837 baranditse ngo Imana ntiyaduhishuriye igihe ubu butumwa buzarangirira cyangwa iherezo ry'imbabazi. Ibyo twahishuriwe tugomba kuzabyemera ku bwacu n'abana bacu, ariko ntitugashake kumenya ibyagizwe ibanga mu nama z'Isumba byose. Ariko birababaje cyane kubona hari abantu ujya kubona ukuntu barahagurutse bakavuga ati umurimo wararangiye, nyamara igihamya kitweretse ko nta muntu n'umwe uzi igihe umurimo wacu uzarangirira, nta muntu n'umwe uzi igihe ubutumwa buzarangirira. Icya kabiri, nta muntu n'umwe uzi ngo imbabazi zizarangira ryari. Ariko uyu munsi dufite abigisha b'ibinyoma barimo barahaguruka bakerekana igihe imbabazi zizarangirira, bakagaragaza umwaka. Ibi byose ni ubushukanyi bwa Satani. Aha rero niyo mpamvu batanze inama ngo ntitugashake kumenya ibyagizwe ibanga mu nama z'Isumba byose. Urundi rugero rwa kabiri tugiye kureba, ntabwo tugeze duhishurirwa kamere y'Umwuka Wera. Tugiye kwifashisha igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, paji 36, aho ni mu ngeri yasohowe n'itorero mu mwaka wa 2010 mu gitabo kiri hard copy. Hanyuma mu gitabo kiri soft copy ni paji 38. Umuhanuzi Imana ibihumekeyemo Madamu White yaranditse ngo kamere ya Mwuka Muziranenge ni ubwiru. Abantu ntibashobora kuyisobanura kubera ko Imana itayibahishuriye. Abantu bafite ibyo bitekerereza, bashobora gushyira hamwe amagambo amwe n'amwe y'ibyanditswe byera, maze bakayongeraho imyumvire ya kimuntu. Nyamara kwemerwa kw'ibi bitekerezo ntikuzatuma itorero rikomera. Ku byerekeranye n'ubu bwiru burenze cyane ubwenge bw'umuntu, icyiza ni ukwicecekera. Aho rero birasobanutse kandi birumvikana, icyiza ni ukwicecekera. Kamere y'Umwuka Wera, uburyo Umwuka Wera ateye, icyiza cyane kandi gisumba ibindi byose ni ukwicecekera, kuko ibyo ntabwo twabihishuriwe. Dufite n'izindi ngero nyinshi zitandukanye. Tugiye kureba urundi rugero rw'uko ibijyanye n'abana bapfuye, ese mu gihe bapfuye bakiri bato, ese bazakizwa? Niba bakomoka ku babyeyi batizera, ibyo nabyo ntabwo biri mu byo tutahishuriwe. Mu gitabo cy'Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo y'1072, mu gitabo kiri hard copy, Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ni paje 294. Hanyuma mu gitabo kiri soft copy ni paje 174. Baranditse ngo ntidushobora kuvuga niba abana bafite ababyeyi batizera bazakizwa, kuko Imana itatumenyesheje icyo itekereza kuri iyo ngingo. Kandi ibyatubera byiza ni uko twarekera icyo kibazo aho Imana nayo ubwayo yakirekeye, maze ahubwo tugatinda cyane ku ngingo ijambo ryayo risobanura neza. Biragaragara ko ari amagambo yanditswe mu mwaka w'1885. Kandi birasa nkaho anaboneka mu gitabo cyitwa Selected Messages mu muzingo wa 3 mu gitabo cy'Icyongereza, paji 316 kugeza paji 315. Ku ngeri yacyo berekana ko ari amagambo yanditswe mu cya 885. Hari izindi ngero z'ibindi bintu tutahishuriwe. Ntabwo twahishuriwe yuko mu isi nshya hazavukira abana. Ni amagambo tugiye kureba mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranyijwe, umuzingo wa 2, paji 27. Aho ni mu ngeri ya kabiri yasohowe n'itorero mu mwaka wa 2016, ariko mu gitabo cya soft copy abenshi dufite ni paji 24. Madamu White yaranditse ngo inyigisho zose z'ibinyoma n'iz'ubushukanyi zizigishwa n'abantu bibwira ko bafite ukuri. Ubu
Bamwe bigisha ko mu isi nshya hazavukira abana. Mbese uku ni ukuri gukwiriye iki gihe? Ninde wamurikiye aba bantu ngo bigishe inyigisho nk'iyi? Mbese hari uwo Imana yahaye ibitekerezo nk'ibyo? Oya, ibyashuwe ni ibyacu n'abana bacu, ariko ibyerekeye ibitarahishuwe kandi bidafite aho bihuriye n'agakiza kacu, guceceka niyo mvugo nziza. Ibyo bitekerezo bidasanzwe ntibyari bikwiriye no kuvugwa, ndetse ngo byigishwe na hato nk'aho ari ukuri gukenewe. Ayo ni amagambo akomeye cyane, uretse no kuvuga ngo muri iyi minsi twe turimo, biragaragara yuko no mu gihe cya Madamu White abantu bari barahagurutse baratangiye kujya bigisha yuko mu isi nshya hazavukira abana. Nyamara Madamu White yarabacyashye ashorewe na Mwuka w'Imana, aravuga ati ibyo bintu twarabihishwe si ibyacu, nta muntu n'umwe Imana yigeze bihishurira, none mwe muri guhaguruka mukabyigisha mute? Ibyo ni ukuyobya abantu, ni inyigisho z'ibinyoma, ni ibitekerezo biba byavuye ku mwanzi Satani. Noneho ikintu kibabaje, usanga ibyo bintu bitahishuwe ngo bigaragazwe, abantu bakabikwedura, niko navuga, bakabikurura bakabigira ibintu binini cyane, ibintu bishobora kuba byaravuzwe mu murongo umwe, abantu bakabyandikamo igitabo. Birumvikana ko 99% aba ari ibitekerezo byabo, ubundi bakabitindaho cyane bakabyigisha, atari ibintu biri buze no gukiza imitima, ahubwo byakabaye bikiza imitima, bigarura abantu kuri Kristo, bikibagirana. Uwo ni wo mugambi wa Satani. Dufite n'izindi ngero. Ntabwo twahishuriwe ko ari icyaha kwica udusimba dutoya tutubuza amahoro no kugubwa neza. Tugiye kureba mu gitabo Ubutumwa Bwatoranyijwe, volume ya mbere, paje 155. Aho ngaho ni mu gitabo cya soft copy. Madamu White yaranditse ngo nandikiwe amabaruwa bamaze kubyerekeranya n'inyigisho za bamwe bavuga ko nta kintu gifite ubugingo gikwiriye kwishwa, ndetse n'udusimba nubwo bishobora kuba bibarakaje cyangwa biteye ingorane. Ese birashoboka ko haba hari umuntu uwo ari we wese wavuga ko Imana yamuhaye ubu butumwa ngo abushyikirize abantu? Uwiteka ntiyigeze aha umuntu uwo ari we wese ubutumwa nk'ubwo. Nta n'umwe Imana yabwiye ko ari icyaha kwica udusimba tutubuza amahoro no kugubwa neza. Mu nyigisho ze zose, Kristo ntiyigeze atanga ubutumwa bumeze butya, ahubwo abigishwa be bakwiriye kwigisha gusa ibyo yabategetse. Hariho abantu bifuza iteka kujya impaka, ikaba ariyo dini yabo. Bifuza gukora ibintu bishya kandi bidasanzwe, bibanda ku bintu bifite ingaruka ntoya, bagakoresha impano zabo zityaye ziteza impaka. Inshuti muvandimwe, biratangaje cyane kubona umuntu ashobora guhaguruka akigisha ibintu nk'ibyo, akavuga ati imibu imeze nabi, iri gutera abantu malariya, ariko nta muntu wemerewe kwica umubu. Akavuga ati kwica umubu ni icyaha, inyenzi kuzica ni icyaha. Ugasanga intozi zabateye mu rugo, ntabwo byemewe kuzikoraho, mureke zizenguruke hose zirya abantu uko ziboneye. Imbeba zikabazengereza zikageza n'ubwo zirya imyenda n'amafaranga. Nta muntu wemerewe kwica imbeba. Umuntu agahaguruka akabyigisha nk'aho ari umucyo yamurikiwe n'ijoro. Inshuti muvandimwe, Satani ari ku murimo kandi ahora ku murimo. Mu gihe twebwe tuba tukiri abana bato turi gukura gake gake atwitegereza tureba, Satani aba ari ku murimo. Kugeza ubwo umuntu abaye mukuru, Satani akaguma ku murimo. Kugeza no mu gusaza k'umuntu, Satani akamufatirana mu busaza bwe akiri ku murimo. None rero inshuti muvandimwe, reka duhe agaciro cyane ibi turi kwiga kuko ni ingenzi. Hari ikindi kintu gikomeye cyane, igihe cyo kugaruka kwa Kristo ntikizwi. Tujya kureba mu gitabo Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 82 kugeza 86. Mu gitabo kiri hard copy ni page 37, mu gitabo kiri soft copy ni page 30 ndetse na 31. Madamu White yaranditse ati benshi mu bita Abadiventiste bagerageje gushyiraho amatariki, ntibigeze bahwema kugenekereza andi matariki mashya yo kuza kwa Kristo, ariko ntacyo byatanze. Dukomeje, kumenya igihe nyacyo cyo kugaruka k'umwami wacu biri kure y'ibyo abantu bapfa bamenya, ndetse n'abamarayika ubwabo, ba bandi bakora umurimo wo gufasha abagomba kuragwa agakiza,
nabo ntibazi umunsi n'isaha, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Ntidushobora kumenya igihe kidakuka cy'isukwa ry'Umwuka Wera ndetse n'igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Ni mpamvu ki Imana itaduhaye kumenya ibyo? Ni uko tutagombaga gukoresha ubwo bumenyi nk'uko bikwiye. Icyo byari kubyara ni ugukerereza cyane umurimo w'Imana mu gutegura ubwoko buzahagarara bushikamye ku munsi ugiye kuza bidatinze. Ntitugomba guhora dutwawe n'igishyika cyo kwishimira gushyiraho amatariki y'ubudatuza. Tugeze ku ngingo ya 84. Ntimushobora kuvuga niba azaza mu mwaka umwe, 2 cyangwa 5, kandi nanone ntimunashobora kwigizayo kuza kwe ngo muhamye ko hasigaye imyaka 10 cyangwa 20 mbere y'icyo gihe. Ingingo ya 85. Twegereje umunsi ukomeye w'Uwiteka, ibimenyetso biragenda bisohora, nyamara kandi ntiturahabwa ubutumwa na bumwe butubwira umunsi n'igihe cyo kuza kwa Kristo. Mu bwenge bwe, Nyagasani yaduhishe iyo ngingo kugira ngo buri gihe duhore dutegereje kandi twiteguye kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo aziye ku bicu byo mu ijuru. Ingingo ya 86. Igihe nyakuri cyo kugaruka k'Umwana w'umuntu ni ubwiru bw'Imana. Inshuti muvandimwe, biragaragara yuko hari ibintu byinshi tutahishuriwe mu by'ukuri kandi abantu bagomba kwitaho. Ariko nk'iki cyo kuza kwa Kristo, abantu ntabwo bahwema gushyiraho igihe. Baravuga ati Yesu azaza mu mwaka w'2000, ariko se yaraje? Ntabwo yaje. Bagakomeza bagashyira andi matariki. Hari n'igihe cyageze baravuga bati azaza muri 2012, isi igiye kurangira, ndetse banerekana n'ibintu bitangaje cyane, bavuga bati none ikintu gikomeye kigomba kuba, isi igiye kurangira, hagiye kuza Sekibi, araza gutwara abantu bose bafite za bodaboda, baziraje mu nzu, arazitwara, ati muzisohore, ibintu byinshi by'ibinyoma. Ubu rero aho bigeze, uko umwaka, iyo byanze umwaka umwe bemeje ntibikunde, bahita bashyiraho undi, bikajya bihora muri ibyo ngibyo. Ubu none ikigezweho ni ukwigisha abantu yuko Yesu azaza muri 2027, bakicara bakabibara, bakavuga bati twari twibeshye, azaza 2031, bakajya bakora muri ibyo. Ibyo bintu ni umutego wa Satani, ni ibinyoma, ni ibintu umuntu usobanukiwe neza n'icyo ijambo ry'Imana rivuga atatinyuka gukora. Kuko hano turabisomye neza ngo ni ubwiru bw'Imana, ni ubumenyi butigeze buhabwa umuntu n'umwe upfa kumenya igihe Kristo azagarukira. Uko wabara kose, ikintu cyonyine tuzi ni uko turi mu minsi y'imperuka. Kandi hari ikintu tubonye gitangaje, kubera ko Imana yaduhishije biriya bintu byose. Imana ngo yarabigenzuye isanga ntabwo twabikoresha uko bikwiye. Ingaruka mbi yabaho ni uko byakerereza ivugabutumwa. Hanyuma rero harimo ikindi kintu twigeze kubona, turi kubyibazaho. Mbese igihe umuntu ahuye n'ibibazo, ibintu birenze ubwenge bwacu, ibintu tudasobanukiwe neza, dukwiye gukora iki? Ni iki mu by'ukuri twakabaye dukora ku ngingo zimeze nka ziriya? Mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranyijwe, umuzingo wa mbere, paje 158 mu gitabo cya Soft, baranditse ngo izi nyigisho zikwiriye gutekerezwaho cyane, ariko ntidukwiriye kwinjira mu by'Imana itavuzeho. Bamwe bavuga ko abacunguwe batazamera imvi. Ibyo nabyo ni byo abantu bigisha by'ibinyoma. Hari n'ibindi bitekerezo bipfuye byagaragajwe nk'aho bifite agaciro. Ndasaba Imana ngo ifashe abantu bayo gutekereza uko bikwiriye. Igihe duhuye n'ibibazo birenze ubwenge bwacu, dukwiriye kubaza Data tuti ibyanditswe bibivugaho iki? Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane tugomba gukora. Igihe duhuye n'ibibazo bigize gute birenze ubwenge bwacu, tugomba kubaza Imana tukibaza tuti mbese ibyanditswe bivuga iki kuri ino ngingo? Abantu bifuza ikintu gishya. Abantu bifuza ikintu gishya bagishakire mu mibereho mishya ituruka mu kuvuka bushya. Amena. Abandi bafite amatsiko bashaka ibintu bishya bidasanzwe, aho bagomba kubishakira nta handi, ni mu mibereho mishya nayo ituruka mu kuvuka bundi bushya. Umuntu akabyarwa n'umwuka, akabyarwa n'amazi n'umuriro. Abo bantu kandi nibatunganisha imitima yabo kumvira ukuri. Amena.
kandi bakore nk'uko Kristo yabwiye umwigisha w'amategeko wamubajije icyo agomba gukora kugira ngo aragwe ubugingo buhoraho. Yesu yaramusubije ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nugenza utyo uzagira ubugingo. Amagambo aboneka muri Luka igice cya 10 umurongo wa 27 na 28. Abantu bose bazahuza imibereho yabo n'iby'ijambo ry'Imana rivuga nibo bazaragwa ubugingo buhoraho. Amen. Ni amagambo meza atanga ibyiringiro, ariko kandi ni amagambo aca urubanza ku muntu wese udakora atyo. Hari izindi nama rero tugomba kwitaho cyane kandi tugirwa. Ibintu bijyanye n'amayoberane, kwigisha ibintu bidasobanutse, hano batubagirwa inama ngo ibyo bintu tugomba kubireka. Ibintu by'amayoberane umuntu akigisha ibintu nawe ubwo kumva ntabisobanukiwe, ugasanga ni akantu kamuteye amashyushyu, arimo aragakora ubushakashatsi, bamuha gahunda yo kwigisha agahita agenda akabyigisha, kandi nawe ntaranabitahura ngo abisobanukirwe. Ubutumwa bwatoranyijwe, volume ya mbere, paje 164 ndetse na paje 165 mu gitabo cya Soft. Tugiye kuhatindaho gatoya, turebe ibyo Imana yandikishije mu buryo burambuye. Akantu ka mbere tugiye kureba karavuga ngo ibyo namwe ubwanyu mudasobanukiwe ntimukabyigishe kuko ntacyo byungura abandi. Mu nyigisho za Kristo harimo ibyigisho bihagije mushobora kuvugaho, kandi amayoberane mwebwe cyangwa ababumva badashobora gusobanukirwa cyangwa gusobanura, ni byiza cyane ko mwayihorera, mwemerera Umwami Yesu Kristo umwanya yigishe, akoresha umwuka we kugira ngo atume habaho gusobanukirwa n'umugambi utangaje w'inama y'agakiza. Igihe cy'akaga cyugarije ubwoko bw'Imana, ariko ntibikwiriye yuko duhora tubibwira abantu ngo bibe byatuma bikururira ako kaga mbere y'igihe. Hariho gushungurwa k'ubwoko bw'Imana, ariko siko kuri kw'iki gihe kwamamaza mu matorero. Akagingo ka kabiri, iyo ibyiyumviro bya kimuntu bizanywe mu byanditswe bituma kwizera kwitiranwa n'amarangamutima kandi biteza akaga. Abantu bamwe bafite ishyaka bagamije kandi bakoresha imbaraga zose mu gukora ibintu bitari bisanzwe, bakoze ikosa rikomeye mu kugerageza gukora ikintu kidasanzwe, gitangaje, gisa n'igishimisha abantu, ikintu batekereza ko abandi badasobanukiwe, ariko ubwabo nabo batazi icyo baganiraho. Bazanye ibyiyumviro byabo mu ijambo ry'Imana, bashyira imbere ibitekerezo bitagize icyo bibungura cyangwa bicyungure amatorero. Mu gihe cy'akanya gato bishobora kubyutsa intekerezo, ariko hari ingaruka kandi ibi bitekerezo bihinduka inzitizi. Kwizera kukitiranwa n'amarangamutima, kandi ibitekerezo byabo bishobora kuyobya imitima biyiganisha mu nzira mbi. Kandi ni amagambo ababaje rwose pe. Imirongo y'ijambo ry'Imana yumvikana kandi yoroshye ikwiye kuba ifunguro ry'imitima, kuko kuzana ibyiyumviro ku ngingo zidasobanutse neza biteza akaga. Turacyari muri cya gitabo ubutumwa bwatoranyijwe. Igihe umuntu ari gufata amarangamutima ye akayazana mu ijambo ry'Imana, ibintu badasobanukiwe neza agahitamo kubisobanura akoresha amarangamutima ye, akajya kubyigisha abantu nawe ubwe azi neza ko atabisobanukiwe neza, ibyo ni ukuyobya abantu. Ni ukurema inyigisho nshya igomba gukurura abantu ikabatera igishyika bagasa nk'abakangutse, ariko ni iby'akanya gato. Iyo wa muriro umaze kuzima, amarangamutima amaze gukonja, abantu barongera bagasubira mu by'isi ndetse bakarushaho guhinduka abanyabyaha kurusha mbere. Dukomeje rero, akandi kagingo kavuga ngo kujya impaka no kwirema ibice ntabwo bikiza imitima kandi si ubutumwa bwiza. Ni muri cya gitabo n'ubundi. Kamere yanyu ni ukwirwanaho, ntimwitaye cyane ku kumvikana cyangwa kutumvikana na bene so, mukunda kujya impaka, kurwanira ibitekerezo byanyu bwite, ariko ahubwo ukwiriye kubireka, kuko ibi ngibi ntabwo bituma umukristo akurira mu buntu. Mukoresha imbaraga zanyu zose mu gusubiza isengesho rya Kristo, ry'uko abigishwa be baba umwe nk'uko nawe ari umwe na se. Amen. Nta n'umwe muri twe ufite amahoro niba atigiye kuri Yesu buri munsi,
kwiyoroshya kwe no kwicisha bugufi kwe mu mutima, igihe mugiye gukorera aho ariho hose, ntimukabe abanyagitugu, ntimukikakaze kandi ntimukajye impaka, mubwirize urukundo rwa Kristo. Iki kizatuma imitima igubwa neza kandi ica bugufi. Mushake kugira umutima umwe kandi no kwibwira kumwe, kumvikana na bene so kandi no kugira imvugo imwe. Aha ngaha twese turararikirwa kugira ubumwe, twirinda impaka, twirinda ibintu by'amacakubiri, impaka za ngo turwane. Ibyo byose ntabwo bikiza imitima, nta nubwo ari ubutumwa bwiza, nta n'ikintu bigeza ku bantu. Mu bihe bimwe ubwo hari icyorezo cyari cyarateye ku rwego mpuzamahanga, kirimo kiragenda kigera mu bihugu byose, igihe cyarageze haba hakaye mu itorero, abantu bakajya birirwa mu mpaka, wafungura WhatsApp ugasanga ni impaka, wajya he ku rusengero ugasanga ni impaka, waba wasengeye mu rugo cyangwa mu itsinda ugasanga ni impaka gusa. Biriya bintu byose ni umurimo wa Satani. Impaka ntabwo zikiza imitima, ntabwo zungura itorero, ahubwo iyo abantu baciye bugufi bakaza bakumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, nibwo imitima yabo ishobora gukabakabwa. Nshuti muvandimwe, tugeze ku kagingo kavuga ngo ntabwo ari umugambi w'Imana ko abantu bigisha ibintu bitekerereje, ariko ibyo bintu bikaba bitaboneka hehe? Mu ijambo ry'Imana. Nta gushidikanya, ntabwo ari umugambi w'Imana, ahubwo ni uwa Satani. Ibyo rero tugiye kureba mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya mbere, paje 159, mu gitabo kiri soft copy. Kristo avuga ko mu itorero hazabaho abantu bazigisha imigani n'ibitekerezo byabo. Igihe Imana yatanze ukuri gukomeye, gusumbyeho kandi guhesha icyubahiro, gukwiriye iteka kubikwa mu nzu y'ubutunzi bw'intekerezo. Iyo abantu bafashe inyigisho ziturutse hirya no hino, mu gihe bafite amatsiko yo kumenya ikintu kitari ngombwa ko bamenya, Imana siyo iba ibayobora. Amagambo reka nyasubiremo. Iyo abantu bafashe inyigisho ziturutse hirya no hino, mu gihe bafite amatsiko yo kumenya ikintu kitari ngombwa ko bamenya, Imana siyo iba ibayobora. Ntabwo ari umugambi wayo ko abantu bigisha ikintu bitekerereje kitaboneka mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ubushake bwayo ko bajya impaka ku bibazo bitazagira icyo bibafasha mu by'umwuka. Nk'ibi ngibi ngo ni bande bagize 144,000? Ibi ngibi rero intore z'Imana zizabimenya nta ngorane mu gihe gitoya. Ano magambo arashimishije kandi aranejeje, arimo araduha umurongo w'icyo tugomba gukora mu by'ukuri. Ibintu bidasobanutse, bijijishije, by'amayoberane, bitasobanuwe, yaba ari muri Bibiliya, yaba ari mu kawanuzi. Wowe urinde wo kujya guhangara kwiyerekana yuko ari wowe ushobora kubisobanura ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo ikintu abantu bagomba gukora, bagomba kwirinda impaka ku bintu bitazagira icyo bibafasha mu bya mwuka. Ibintu byo kwibaza ngo ni bande bagize 144,000, ninde uzaba urimo ninde utazaba urimo, ibyo ngibyo nta byahishwe abana b'abantu, ibyo ni iby'Imana. Ahubwo ikintu twakabaye dutindaho cyane, akaba aricyo kigomba kudukerereza, tukagihangaho amaso, tukagitumbira, akaba aricyo kizagitinda mu bwenge bwacu. Waba uri mu kazi, waba uri mu rugo, waba waruhutse, waba urushye, waba ugize gute, ariko ibitekerezo byawe bigahora bizenguruka ku ngingo imwe rukumbi, igahora ihora mu bwenge. Icyo kintu ni ikihe? Tugikora mu butumwa bwatoranyijwe volume ya mbere, paje 156 mu gitabo cya soft. Madamu White yanditse ati: ntimukemerere ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma muteshuka kuri iki kibazo kivuga ngo nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Ikibazo kiboneka muri Luka igice cya 10:25. Iki ni ikibazo cyo gupfa no gukira pe rwose. Iki ni ikibazo cyo kugira gute, cyo gupfa no gukira. Buri wese akaba yabyibaza akavuga ati nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Iki ni ikibazo cyo gupfa no gukira, icyo buri wese muri twe agomba gukemura ku bijyanye n'ubugingo buhoraho. Ni ikibazo buri wese agomba gukemura, ntawe ushobora kugikemurira undi. Ibitekerezo bikwiriye kugaragarira mu buremere bw'ukuri dufite. Abemerera ibitekerezo kuzerera bishakisha inyigisho ziboroheye kandi zidafite agaciro, bakeneye guhindurwa. Amagambo rero tugiye gusorezaho muri iki cyigisho, kugaragaza ibitarasobanuwe neza nk'ibyasobanuwe neza.
ndetse no kwigisha amayoberane nk'aho ari ukuri kwahishuwe, bimwe byo biteye akaga kandi biganisha ku kubura byari byitezwe. Tugiye kureba mu gitabo cyitwa Ibibazo 101 kuri Ellen White n'inyandiko ze, paje 135 ndetse na paje 136 mu gitabo kiri soft copy. Ahangaha ni ibaruwa baratubwiye ngo ibaruwa ikurikira yanditswe na C.C. Chrysler wari umwanditsi mukuru mu biro bya Madame White. Iyo baruwa yagenewe perezida wa konferanse ya Union ya Pasifika kandi yazanwe n'ubusabe bwe yagejeje kuri mushiki wacu White ku bijyanye n'umucyo uwo ari wo wose yashoboraga kuba afite urebana n'uko abantu 144 bazaba ari Abanyamerika gusa kandi ko nta n'umwe uzaba ari uw'ahandi hantu. Biratangaje, inyigisho abantu bigishaga n'izo bigisha ubu ibitangaza rwose. Baramubaza bati se bari abantu 144 ko twumva bivuga ngo bazaba ari Abanyamerika gusa, nta wundi muntu w'ahandi hantu uzaba urimo, bimeze biti? Madame White yamusubije ati, hano baranditse ngo Madame White yansabye ko mumenyesha ko nta mucyo afite uretse umucyo w'uko kugaragaza ibitarasobanuwe neza nk'ibyasobanuwe neza no kwigisha amayoberane nk'aho ari ukuri kwahishuwe. Ibyo bintu biteye akaga kandi biganisha mu kubura ibyari byitezwe. Atanga inama yo kwikomeza ku byanditswe byera by'umusingi nyakuri aho kwikomeza ku bitekerezo bwite bya muntu. Nshuti muvandimwe, iyi niyo nama tugirwa. Madame White yarasubije ati, nta wundi mucyo mfite, umucyo naguha nta wundi, ni umucyo uvuga ngo kugaragaza ibintu bitasobanuwe, wowe ugashaka kwerekana yuko byasobanuwe neza mu buryo burambuye, warangiza ugafata n'ibitarasobanuwe, nako warangiza ugafata n'ibyasobanuwe neza ukagaragaza ko ibyo bintu byari amayoberane. Abandi bakavuga ngo ni amayobera matagatifu kandi wenda ari ibintu byasobanuwe neza rwose mu buryo burambuye mu ijambo ry'Imana. Arangije Madame White atanga inama ati, uwo mucyo kandi urasaba ko dutanga inama nta yindi ni ukwikomeza ku byanditswe byera kuko ari byo musingi nyakuri, maze tukirinda kwikomeza ku bitekerezo bwite bya muntu. Nshuti muvandimwe, iki ni cyo dusabwa kandi nk'uko twatangiye tubibona twabonye ko hari ibintu byinshi uretse n'ibi twabonye, hari byinshi cyane twe tutahishuriwe. Hari impamvu nyinshi zirenze zatumye tubihishwa, nyamara kandi ibintu bikenewe kugira ngo twitegure ubwami buzahoraho, ubwami butazahanguka. Ibyo bintu byose twarabihawe, ibihagije kugira ngo dukomeze amagambo yose ari mu mategeko y'ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana. Ibyo bintu twarabihawe, twarabihishuriwe nk'uko twabibonye mu isomo ribanza. Nshuti muvandimwe, Imana iturinde kuguma muri ubwo buyobe, Imana iturinde no kubushyigikira, Imana iturinde n'amatsiko mabi, amatsiko ya Satani, amatsiko y'ubugome, amatsiko arimo imyuka mibi, amatsiko yo gushaka dusobanukirwa iby'Imana itahishuye, kandi ayo matsiko agatuma twirengagiza noneho iby'Imana yahishuye neza mu buryo busobanutse. Imana rero iturinde mu izina rya Yesu. Reka rero tugana ku musozo twicishe bugufi kandi dusenge. Mwami Yesu, tunejejwe n'amagambo meza akomeye utwigishije, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyagasani, twize amagambo akomeye, duhishuriwe byinshi, dusobanukiwe byinshi, tubonye yuko kandi izingiro ryabyo ni urukundo ufitiye abantu. Wasanze yuko hari byinshi wajyaga kubamenyesha abantu bakabikoresha nabi, bakabikoresha uko biboneye. Umusaruro mbumbe cyangwa se ingaruka zikuriye izindi zagomba kuvamo nta zindi, ni uko abantu bagomba kubikoresha mu buryo butari bwo, bakabikoresha mu buryo butari ubw'ukuri, maze umusaruro nyakuri ukaba wo gukerereza cyane, nta nubwo ari ugukerereza gake. Nk'uko ijambo ryawe ryabitweretse, ni ugukerereza cyane umurimo wawe. Ndagusaba ngo uwaba wese yaraguye muri ibyo bishuko, muri ubwo buhakanyi, muri izo nyisho z'ibinyoma, cyangwa agatwarwa n'uwo muvumba, yaba mu ntekerezo cyangwa mu bikorwa, turagusaba kugira ngo umubabarire, maze umuhe Mwuka Wera amukize, amukure muri iyo sayo y'ibyaha bimeze bityo, amugarure mu buntu, amugarure mu gakiza kawe, kandi uhereje amaso yacu kugira ngo imitego y'umwanzi Satani yo muri ubwo buryo bwose tujye tubasha kuyitahura no kuyihunga no kuyicamo twemye, tuguhamye kandi tugushikameho, tuguhangeho amaso kandi ibitekerezo byacu byose bigome kuri Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi.
Ibyo ni byo dusabye Imana Data tubyizeye kandi tubyingingiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.